kamera sikugeze umva mbabwira ko nduzi muri gushwana habaye umva mubyeyi tuza gatoya tuvugana murapiki nyemerera wa mubyeyi murapiki habaye iki oya mureke tuganire gatoya ni iki cyabaye hano oya niba munyemereye mureke tuganire gatoya nawe kamera nta kigutwaye uramenera se kamera ngo bigende bite none se kuki umwana wanjye bamusohokana umwana ageze mukazana amakamera kugira ngo bishyire ku bitangazamakuru ntabwo yazanye kamera iyi kamera yari iri hano muri Katari ibirimo ikoreramo akazi rero nihangane mutuze tuganire umwana wanjye ngaho mureke tuganire ariga kaminuza nta bwenge kigira tuganire turebe ikibazo mufite tubagire n'inama tubafashe reka tuganire mubyeyi reka tuganire reka tuganire mureke tuganire mutwihanganire gatoya tuganire munyemerere tuganire mubyeyi nyemerera tuganire ntabwo uzi ikibazo mfite umwana arananiye neza hejuru y'iki kiraro reka basi tuganire reka tuganire byibura tukugira inama natwe nk'ababyeyi tugufasha uko wajya ufasha umwana wawe niba yakunaniye mutwemerere tuganire inama zanyu ariko uyu mwana ntabwo nyimutunga mu rugo mutwemerere tuganire rwose ntabwo gukunda ntabwo bivuga ko wakunda ibyo ubonye byose abari mu burasirazuba bw'igihugu cyacu uburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru turabasuhuje mwese mukomere ni Kiroso filime muri kumwe na MC Peter umwe muri benshi ahangaha twari dusanze ababyeyi aho barimo bashwana umumama yarimo ashwana n'umwana we ndetse n'umukwe wiwe turamwita umukwe kuko twasanze yasohokanye umukobwa we barimo bashwana aho bari basohokeye muri Katari ni ahantu bita mu madiva abantu benshi bajya batemberera bagasohokera bakifata neza bakiyitaho twasanze umubyeyi rero afite ikibazo gikomeye cyane bidutera kwibaza ni iki cyabaye ndagira ngo umubyeyi uri hano udukurikiye utangire utwibwira wibwire Kiroso Filime TV kugira ngo abantu babashe kumenya ni iki cyakubayeho ni ikihe kibazo ufite ko tugusanganye umubabaro mwinshi umubabaro udasanzwe murimo mu Rwanda harimo abantu murakoze wa mugabo we utarakwibwira ndababaye cyane njyewe amazina yanjye nitwa Uwimana Delphina nkaba ndi mama Megan mureba hano uwo mukobwa uri iruhande rwawe uyu mukobwa uri iruhande rwanjye yitwa Megan bakaba banyita mama Megan cyangwa se mama Kiroso none umwana yaranzengereje yararuwe n'umuhungu mubona yandaniye umwana wanjye ari umunyeshuri umwana wanjye yarubahaga
umwana wanjye aba mu rugo none umwana ntakicara mu rugo ngo afite inshuti ngo afite amashanyarazi ngo afite ba fiyanse byaba yagura kandi muri firigo ceceka Megan babarira muri firigo nta kiba kibuzemo none wamufata we ngiye umwana wanjye arambabaje cyane ngiye no kumureba ari kumwe n'uyu muhungu iki kirara birambabaza cyane ni ukuri birambabaza cyane. Ushatse kuvuga ko umwana wawe rero yasohokanye n'ikirara cyane rwose banza urebe ni n'umusinzi reba ibintu byose doga reba twebwe umuryango wacu ni umuryango usenga nawe ukora mu rugo rwose ariko nubwo Imana yanyweye ino fanta iri gutangaza n'iyi nzoga ejo azajya azava mu rugayi maboko yasinze rwose birambabaje nazengurutse ahantu hose muhiga ntangaje no kumusanga yamuzanye hano mu kabari. Urakoze cyane uri aho ngaho nendaga kukubaza ni gute wamenye neza ko basohokeye muri Katari ahantu bita mu madiva hasobanutse abantu benshi bari batembeye kuko nari mpari ndimo nifatira amakuru bisanzwe mpageze ngiye kumva numva amazi arimo ararenga abantu bari gusukaho amazi birukanka byabacikiye wahamenye ute ninde muntu wakurangira murakoze ibyo ari byose bashe kumwe abantu babahura abo hari abantu nk'abantu twagendaga duhura bandangira bati twabonye nyura nahagera agasanga ntabahari aha ni ahantu ha gatatu ninjiraga nanjye shakisha ngeze aha ngaha kuko n'ubundi hari ubundi nigize kubimenya ko bahaje nsanga n'ubundi niho bari ubundi aha ngaha niho bakunda gusohokanira. noneho ushatse kuvuga ko aha ngaha bimenyerewe ko umwana wawe ariho bamuraruye reka tubaze uyu mwana w'umukobwa wabanza ukibwira abantu badukurikiye ukababwira amazina yawe yose tukamenya kubera iki umubyeyi atifuza ko wakundana n'inzu. Nitwa Neza Mugabo. Uyu musore rwakamenya cyane. Udufashe wongera ijwi kugira ngo abantu bakurikiye Kiroso TV baze kukumva neza. Nitwa Neza Megami. Umwe. ubundi se mubyeyi tugarutse nka Kiroso filime tukakwibariza uyu mwana niba koko akunda umuhungu arya ngo witwa Misha njye nitwa Rwaka ndabona ariko washyizemo akantu ndabona washyizemo akantu twanyweye twageze hano kare none se bwaba aribwo bwa mbere uyu muryango kubujije umwana wabo cyangwa birasanzwe? ni ibintu bisanzwe kubera ko niyo ngiye kumureba iwabo usanga nyine umubyeyi we amubita anyirukankana usanga atari ibintu byiza nyine ariko kubera urukundo nabikora. Ushatse kuvuga ko ari urukundo rwakuzonze rwakurenze rwakugize icyo uri cyo wumva wasesekaza kuri uwo mwana kugira ngo nawe ibashe kumugeraho? nawe nibyo mbaza urabizi neza nta kuntu wakundana n'umukobwa imyaka 5-6 hanyuma ngo kuwa karindwi hagire ikibitambikwa. Ubundi se kubera iki aba babyeyi b'uyu mwana batifuza ko wakundana nabo? Wafasha kubwira abakurikiye Kiroso filime impamvu yabo? buriya twese turabizi duturuka ahantu henshi hatandukanye kandi tubaho mu buzima butandukanye. aka kanya njye nshobora kuba kinyabupfura gike ntabwo ngushaka si umurongo ariko murekire ndashaka kumenya uretse mugende y'abana bose bakatirana impamvu nyamukuru ubundi wowe mubyeyi udashaka uyu mukwe ni iyi mbwira impamvu yawe. njyewe impamvu ntashaka uyu muhungu ni ikirara namwe muramubona kandi umwana wanjye aracyari umwana mutoya ntabwo aragira igihe cyo gukundana byajya agakundana n'umuntu w'umusinzi bigeze aha ngaha. Ushatse kuvuga ko umwana wawe ataruzuza imyaka y'ubukure se? arakicaye ku ntebe y'ishuri. Agize imyaka ingahe umwana wawe? umwana wanjye afite imyaka 18. Ibyo Afite imyaka se n'urukundo bihurira he? wa mwana we nimba ugize imyaka kuko 18 nibyo imyaka 18 wa mubyeyi we urukundo rwa rwatangiye kuza mu bana ahubwo ababyeyi ikintu muba mukwiye gufasha abantu ni ukubaha umurongo warwo ni ukubabwira uko bakwiye kurwitwaramo kuko n'ubundi kumurinda cyane uyu musore ni zimwe mu mbogamizi zazatuma agenda utabizi rimwe na rimwe ukazasanga yazanye inda y'indaro ugasanga yakoze ibindi bintu bidakorwa bibaye byiza
yewe nk'umunyamakuru wa Kiroso Film TV wafasha umwana ukuntu akwiye kwitwara mu rukundo rwe? njyewe umwana turaganira bihagije nkamubwira ko imbere ye ahafite mu biganza bye nanjye nkamufasha nkamuyobora mu nzira nziza ariko nta kuntu wambwira ukuntu umwana wanjye yakundana n'ubusinzi umeze gutya ari abana batoya ari abana batoya ngo uvuge ko imbere yaho hazaba heza ubusa ko atangiye kumurarura gutya naramuka tumwereka n'iryo shuri ubu urabona ubuzima bwabo bw'ejo hazaza bwagenda uyu niwe ndeba niwe mukobwa wenyine ngira mu bana mfite uyu niwe mukobwa wenyine ngira nkurikije ibyo umusore avuze undi mukundana ni mu buhe buryo mukundana ambwira ko bakundana nk'abantu bazubakana urugo ubuzima bwabo bwose njyewe icyo nakoze nakurikiranye kumenya imiryango y'uriya muhungu usanga ni abantu badashobotse ni abantu b'abatindi ni abantu bakena ukuntu njyewe nabonye umuryango wabo bose tutawushingiramo oya ushatse kuvuga ko noneho rero amaboko atareshya ataramukanya? ntabwo aramukanya rwose ntabwo aramukanya mbega ni ndavuze ngo ndeka ntabwo uyu muhungu ari we bucura mu bahungu bazajya gushaka ahandi nawe mwana wanjye nk'umuntu uzabona ugukwiriye sibyo bivuze ngo uyu muhungu rero ikintu umwangira ni ubukene bw'iwabo ni ukuri baba batifashije batifite. Ese ko tubizi neza mu muco no mu muco w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi no mu mahanga tuzi neza ko umuntu ashobora kuba uno munsi adafite ariko ejo akagira icyo ageraho. Uyu munsi wa none wabona ari umukene kandi ejo hari icyo Imana izamuha wabwirwa n'iki? icyo nashingiyeho cyane imiryango yabo ni ba bantu b'abatindi bya karande kandi noneho icyo oya babarira muracyari abana ndetse n'uwo muhungu wawe ni umwana njyewe nibyo mubwira ngo ihangane wenda ejo n'ejo bundi ashobora kugira uko yagira iterambere ariko se azagira iterambere gute umutima we wibera kuhari niyo mpamvu ntashingira uriya muhungu. Noneho rero ndagira ngo tugere kuri Rwaka atubwire nkurikije uko numvise mama Megan arimo avuga ntabwo agushaka ni icyo ugiye gukora, ni izihe ngamba wumva ufite kugira ngo ureke umwana w'abandi? rero navuze ko muri itangazamakuru ikintu nshaka kwisabira abantu bose bari kureba iyi nkuru ndashaka kubabaza ese abahungu b'abakene ntabwo bazakunda? dore mbese mama Megan icaska none rekana n'igende genda nyine asoni genda sinzongera no kukubona no mu rugo wowe icyawe biza gusubira ihangane none se ihangane ako gasaga ndamukandasa ndamukunda ariko ihanganire umva ngaho turaza kubiganirira mu rugo sibyo yewe ndagira ngo umwana wanjye ntabwo mpanga umwana wanjye mwanga bagushakira ejo heza noneho basi reka dutahe turaza kubiganirira mu rugo sibyo tubanze turebe ko tubana mwatsi ariko hafi muri ruriya rwego ariko umva mubyeyi nimba umwana agira ati nta buzima ntafite Rwaka kandi imyaka ye ikaba ikiri mikeya, ni iki wamufasha kugira ngo byibura urukundo rwe rushyigikire nk'umubyeyi? njyewe rero umwana wanjye ndabibona uriya musore ko kandi urabona umwana wanjye rero wa mugabo we umwana wanjye aracyari muto ndetse n'uriya musore ni muto kandi Megan mbabara umwana wanjye ndagukunda kandi koko ndabyumva urukundo ndaruzi njyewe ndashaka kugira ngo ndebe ko aba bana nibura bakwigira imbere ho gato umuntu akaba yanabaremera akabafondera oya reka mubwire mwana wanjye mbabara ndakwinginze reka turebe ukuntu twashakira uriya musore oya ihangane uramukunda umwana wanjye ngira ngo uzagire ejo heza umwana wanjye ntubabare ni ukuri ntabwo ari ukukwangisha ahubwo ariko mva ko nta mibereho mwazagira sibyo imibereho twazagira none ushaka gukora iki? njyewe ndashaka kubaremera hari iduka ashaka kubaha hariya iryo duka ntabwo wakabaye uzabimugezaho umwana wanjye wumva nariya kabiri mama sibyo nta buzima nawe umwana wanjye mbabarira tubiganireho neza erega ntacyo muganira nawe imbere none se ubundi uramusanga umuntu wasinze kuriya untegeka kandi
basi ntacyo reka mucyura n'umuntu